rero kwa Rutambi nahamenye nifuzaga rero ko tujyana yo kumureba ufite umwanya ryari se fande kuko bitabaye nonaha nimugoroba ntago wambona kuko ninjira uburare zana harya ni wowe uri bukore nimugoroba ninjira bukore rero nashaka ko tujyanayo tukamureba ko ndifuza ko ino dosiye yava mu nzira Rutambi nkeneye kumenya gahunda afite muri we ko sinzi nimba warabimenye yatangiye kujya agera iwanjye ubundi yanigiye umugore iwanjye madamu twavuganye n'ibyo yabimbwiyeho ahubwo yakubwiye ngo iki twaganiriye nyine ambwira ko mutameranye neza kubera impamvu za Rutambi mutameranye neza ahubwo afande kuva ryari usigaye ucukuye n'umugore ukarara ukwawe n'uwakarara wiki byose nabyo yabikubwiyeho twaganiriye urumva byatangiye nyine ubona nk'aho asa nk'aho anyeka njye nawe akeka ko twaba dusigaye ngo ari ibintu bindi dupanga atari iby'akazi mumara impungenge mubwira ko nta kibazo so urebye niyo mpamvu yanyisanzuye akaba yambwira n'ibyo kuri hano hasigaye ameze nk'umusazi amambere hari ukuntu navuze nakwitabye kuri telefone mvuga ati alo shu yaramitanye urumva rero ashobora kuba akeka ko ari ikindi ntabwo aratumenyera ko tumaranye igihe ntabwo arabimenyera ariko bibaho nta ribi nta kibazo ahubwo ni ukuri ni ukuganira nabonye ameze nk'ababaye cyane kuganira nawe uriya mwihorere ni umudamu wanjye nyine uburyo ngomba kumutwara ariko wumve ko nifuza ko tujyana kureba Rutambi ariko nta kibazo ariko nimugoroba nawe kubwiye ko nawe uboneka ubwo bitabaye uyu munsi ejo twajyana mu gitondo nta kibazo it's fine nta kibazo murakoze uje kumara iki hano wowe usuri kwinyonga imbere yanyu n'ubu umeze nk'itafari urabona wari umuntu wo kuza kunyikaraga imbere hayi You see? See me. Siko mbona nawe wabaye indaya kandi ari njye ajya gutuka ngo ndi indaya. Wewe nuko mbona umeze nka karashi. Wabaye iki ufite amagambo menshi? Warwaye diarrhea mu kanwa. Ahubwo wowe uri gutaratambano umeze nk'akanyoni kaguruka uri kujya he? Uranyibuka? Hello. Deva ni Chantal. Chantal mwarera. Urampe imbere ntabwo ndi imbere. Funga umunwa mbanze nkubwira ikinzanye. Ukavuga igihe. Yego. Kivuga kandi. Sinzi kugira ikibazo naho byari kugenda bitera. Icyo ufite kiramuhagije kuko nicyo nicaza kandi nawe icyo ufite ni nk'icyanjye. Umva. Ubu nsigaye ndi madamu nde. Rutambi. Mrs. Rutambi. Chantal. Mbare rimwe kabiri gatatu wasutse hano. Kandi ntuvugisha amagambo menshi ntabwo ukwanye n'ikibambazi.
rimwe kabiri urasohoka nagusohoka inde sohoka urasohoka cyane nagwasohoka ngira kwa gasohoka mu junze ya ngira kwikarago gutyo muri cyo gukora ureke umva Rutambi wamwumvishe ubu ngubu dusigaye tuba Rutambi wavuye hano nyinzu ntabwo niryo zina nashaka kubyumva hano kuki udashaka kunyumva wasoze ukagenda funga amatwi ndabizi ko n'umutima wawe wakumva kuko ibyo ngiye kukubwira ni ingenzi gusa ndabona umuntu wakubanye mwinshi numva ukeneye kumenya byinshi kuri Rutambi uzaze wanjye ni karibu ngenzi wawe uko bakurishye ndabizi uzanshaka kuko urankeneye tambi kuvura igisenyo n'ugenda kwajya uza kuntera nako hano ko gasaba uriya mwawe ugeze hano maneke wanjye aragiye akamamagare Big Nyashi pesa aha very good Hello Sherin Nguchi ngoja kwanza ni mimi Rutambi bana Nguchi ni Gigi cyangwa ni ndikanjugira mu magaye wa Gigi mani Rutambi muri kuvugana ngo bimeze bite hari aho base hayi waze joze Rutambi mani Rutambi jano umeze tese mwana nimero cyambara sivyo buri Babyloni Nguchi Babyloni gute se amafaranga nyumaje kurya ari Babyloni none ngwino turabinoza neza wangu sinadino yimwe nshaka gupanga nawe itari mu kashi uri na kashi mbere y'amagambo kashi si nawe kashi nkuko zanjye urya amafi ubwo kashi ni ngombwa waje tukenjoyinga tukanywa tugasangira urabona isura yanjye n'igishoro mpagaze gihagaze amafi niho ko wanjije ngaho basirika kukurakara urashaka ngahe ndashaka 2.5 mama yangu na 2.5 uzi karinyana yigaju hara mu mutare ukabyabyana n'infrizone simbaze mfata kugira ngo nige nihanganira urudiki nigekaho urudiki se uri kuririmba shawe byehorera ubuki uriyo shamba bare mbo niba ntagira inzira y'amafaranga we okay sawa umva kubwire ngoja buretse se nkubwire ngubita karaki mwana babizi imisozi yarakakaye akajana mwana wanjye umva akajana karye bana ibintu barabyera akaze muri Kigali yamaye nkada ntabwo bikunda ese kankubaze none usigaye uri umunyamakuru nakoze iki nose ibintu tuvugane muri iyi nzu bisigaye bisohoka bikajya hanze mba nagutumye mba nagize gute ndetse nabwiye noneho kandi ibintu byose tuvugana hano ujya kubibwira rubanda kubera iki ko amabanga ari y'urugo uyashyira hanze kubera kugeza nawe ubwira umuntu ngo nsigaye ndyama mu cyumba cyanjye nta soni mwese nabeshya ngo sheri nawe ubifata nabi mwese kandi no kwisobanura nta n'isoni
ese si inshuti yawe ntimukorana ngiye nta bindi namukorana nimba dukorana se bivuga ko agomba kumenya amabanga y'urugo rero umenye ko hano tubana nk'umugore n'umugabo niba dushwanye bigomba kuguma hano ntabwo ugomba gushyira amagambo yose muri rubanda rero ujye wibuka ko umuntu ubwiye inkuru ntabwo ari kayitanga iyo atongereye aragabanya ushobora gusanga wenda uburyo twabiganiye atari ko yabikubwiye ariko ngewe rwose namusabaga kukunsabira imbabazi kuko ntabwo tumeranye neza nta bindi by'amabanga namenye ese ubundi urifuza ko mukorera iki ko ngerageza kukubanira neza nkabona uri kugerageza kunanira ese uzi n'ikindi urabona uriya mugore nari mfite mbere sinamusigiye inzu nawe rero ntabwo byananira kugusiga hano nkaguta muri iyi nzu nkagenda nkakora ibindi uranyumva nimba ushaka kubana nanjye tugomba kumvikana nimba ari aho nkubangamiye ukambwira naho ubundi utangiye kurengera niba dukorana nyine turakorana ariko ibintu dukorana ni iby'akazi ntabwo dukorana ibijyanye n'urugo rwanjye ngaho basi ngabanyirize nk'umuntu wanjye kandi n'urakazi ngo nukora minsi yadufashe cyane umubwira ya nyuma gira tese mama yangu ako gigi washyizemo imiyaga kubizi ko ntari biryanye ka ubwenge kugese mwana wanjye amasegonda ngahe nkora ubwo ni ibintu byatari kwe urabona ujye ubona nkunaniza iyo ndunyegekaho mani n'uwo mubyibuho nibyo nira ko ntabwo ntinda bro ni iminota mike urahita wicomokera nta birenze nuko meze yawe ntabwo agakunda ko twumvikana reka nkwa kitano basi jawe itagisi batiri cyo goragiye ko yako nkuba sibyo amane jya wuba umva ngubwire ndakubanye rero mu taxi batiri utarenza gacumi mukubita ry'itanu nawe ugenda umeze neza ntari binono uraje se we nta mukanya kuko wari umuntu uri buze mukanya dufitanye gahunda ugiye kuzana amafaranga ndashaka nagusanga hano ndaye ngaho kapate taxi batiri banguka ubundi umva wasari byatare yawe ikibuno cyawe nyubonye nyuma y'umugore wawe se kumariye iranyuma sinyiri ni mpamvu mbashaka wenyine mwana wanjye niwe umeze neza ikaze mukosore papa sawa sawa uzamuka nirone namutera wallahi bakajya amenyeshinge mu kadushe kwanza asange meze fresh ese hari ikindi kibanga ryacu gihariye namubwiye kumubwira ko kumubwira se nagutumye ibintu ntibizongere ushatse wakwisubiraho nakubwiye ushatse wakwisubiraho umunsi nafashe icyemezo ntibizagutunga turumvikana ntabwo se tuzahora duterana amagambo kugeza ryari ngiye nakuzanye kugira ngo tubane neza tugire famiye nyine umugabo w'umugore wanjye ariko ndabona ibintu utangiye karuye wahindutse se n'ingewe usigaye ufite umutima mubi utanyishimira njyewe nzi icyabiteye urambishyira njye bari abantu ntabwo nigeze mbayobora hano okay ubwo base mbabarira imbabazi urazihorana nuko bucya nyine ugahita ubitoba nanone ntabwo bizongera sheri ujye umenya akazi nkora ukubahe ukiteho unyubahe nk'umugabo wawe sibyo nta kindi kandi ni ibintu byoroshye cyane okay nabyumvise ndagukunda urabizi nimba nkora ntabwo mba mbigambiriye sibyo ndifuza ko twubaka nta kindi okay nanjye ndagukunda kandi mbabarire ku makosa yose yabaye ntabwo nabikoze nifuza kukubabaza nagiraga ngo twiyunge okay nzere ko bitazongera ntabwo bizongera kandi urakoze kumbabarira okay ngaho reka ngutekere bebe ese kuko uhomera nkaho utiwe hano n'uyu nari mpari ahubwo nuko iyo nkubonye
icyaka kiriyongera kubera ko mba numva nyine umutima wanjye usaba yanzu ariko ngira ngo uzi icyo nshaka sibyo? I know. I need money. But you're so beautiful. Money. So beautiful. Yeah. See. True. Ureba se amafaranga ari kibazo. Burangiye ngubonye. Cyangwa ngutekereje. Nakanje jare wanjye simba nkiba. Ubona imisi. Ubwashize ntago wambunurije. Reka nawe dufanye dufashe mu cyuho. Bituma nyine mbura cyo. Uyitungira umuseriveri. Asajya mu bigenze ko urabona ngiye isura yanjye mfite nko kumusore. Nyine ahubwo wanyine nabi. Urumva wari kubikora neza ukakigira nk'umuseriveri. Nanze agasuzugo kandi nanshinze kazi yawe. Amanye ko bana kwa amafaranga ndetse ubugira ngo ubutaha tuzarya ikinone. Ubu ngubugeza nko kumukubita cyaje ubu ntago bugeze hano. Nako ngwamwe. Cyasi kwanza. Aha. Mwachiri kitanu. Kitanu ko simeshe. Ari hesa uko nakwizeye. Ari he? Ayandi nyakora nkoranye. No problem, I give you. You give me my money. Because you're so beautiful. Big nyash. Thank you so much, Daddy. Oh, yeah, uncle. Look at your skin. Yeah? Very, very nice. My what? Your skin.